abanyamakuru bose bari ku mafaranga y'ubitongo impano y'Imana ariko bakayarya bagira ngo basinzike ibyaha uyu Tobari yagiye gute akora. Ngira inshuti Ezekiel, uyu ngira inshuti Ezekiel ni umwe mu bantu baguze imodoka amazu menshi, abo yagiye yambura, abo yibye, abantu birubavu ndabahamagaye muze mujye kuri ribu mutanga ikirego n'abantu biwaburiga n'abantu bicangugu n'abari muri uyu mujyi. Ubundi uyu mpano y'Imana mu makuru njye mfite biravuga ko yabaga ahantu bita Batsinda yogoshayo yitwa ngo Fabrice, agira indanga agira amazina menshi. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, nanone reka nongere mbaye ikaze inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV n'ubundi nk'ibisanzwe itiyo boy Bogari. Amakuru ari kuvugwa imihanda nuko umuntu bita mpano y'Imana ubu ngubu bari kurgisheni bamufunze ku munsi wo ku cyumweru ku itariki 27 atabwa muri yombi. Ubu ngubu bari kurgisheni. Hari umuntu rero iyi mihanda ndi kwigendera muye nawe yigeze gusenga arababwira ati uriya mu minsi mikeya aragisheni. Ubu ngubu nanjye mufatiye imihanda abanyarwanda ndetse n'abakunzi ba online Urugendo Online TV. Reka mbahereze uyu mugabo atubwire kuri uyu mugabo yasengeye. Turakwakiriye mugabo. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Amazina nitwa Prophete Byukura Bagirane Noheli, suhuje abakunzi b'Urugendo TV Online ndetse n'abakunzi banje bakunda kunkurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye kuri Prophete Noheli Official. Imana ibaha umugisha. Babwira ati ngiye ndi Prophete Noheli bagapinga ngo ubuhanuzi nibubaho none warahanuye. Icyo navuga umuhanuzi ntabwo yemerwa, nta muhanuzi wemerwa iwabo, ariko icyo navuga bajya baca umugani ngo iryamukuru riratinda ariko ntabwo rihera. Twebwe twasenze Imana, twavuganye n'Imana, Imana ikorera muri twebwe, dukoresha imirimo n'ibitangaza. Ariko icyo twabwira abanyarwanda, icyo twabwira imfura z'u Rwanda, icyo twabwira aba diaspora, umuntu wese ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda ahaherereye, reka mbabwire ngo uyu munsi wa none Imana ihora ihoze. Imana yabarwaniriye ishyaka, yabahaye ubutabera. Bashiki banjye bagiye bahatirizwa n'uyu muntu witwa Tobari impano y'Imana, kandi ko ari gukurikiranwaho ibyaha bibiri: icyaha cyo kwihesha ibintu by'undi hakoreshejwe uburiganya, ndetse agashinjwa n'icyaha cy'uko yagiye hatiriza cyo gufata ku ngufu. Hari ikiganiro kimwe kigeze gukorwa n'umuntu w'umukobwa yaje kuri YouTube ari kurira avuga ko mpano y'Imana yamwanduje, yamufashe ku ngufu akamwanduza uburwayi bw'indwara idakira. Abantu hoya bivuge neza, indwara idakira yandurira mu mibonano mpuzabitsina ntiyayindi tuzi twese, sida. Yego, ubwo rero iyo ndwara avuga ko yimwanduje, ariko mu kumwanduza iyo ndwara Pastor Claude umuyobozi w'Ikaze TV Rwanda, Imana ifite PS, niwe wenyine wahuye na mpano y'Imana itajya kumushaka. Aramubaza ati se koko uyu mukobwa uri kuza ku mihanda wamuteye iyi sida? Mpano y'Imana ati nta sida mfite, ati baramvu, ati tujye kwipimisha. Uwo mukobwa yari yazanywe n'umunyamakuru kimwe cy'umuntu witwa Baterine, Umusambi TV niwe wari wamuzanye. Ngira ngo icyo nabivuga iki kintu, icyo gihe mpano y'Imana yatanze amafaranga mu banyamakuru ngo batagomeza kumukoraho inkuru ngo bamusesengureho. Ariko njyewe ndavuga ngo mpano y'Imana wowe ntabwo uri mpano y'Imana, uri impano ya Satani. Mu gihe gitoya isi zakubona, abantu bazamenya uwo uri we. Ndasenga namwe nudakizwa ngo wihane utera abantu ubwoba ngo gikuzimu ubeshya wese koroka abantu. Ubundi impano y'Imana ibikorwa by'ukuntu byaye biteye, yabeshaga abantu ngo agiye kubatuburira amafaranga, ariko nta yafite, ahubwo akazana udufaranga sinzi aho yadukuraga. Uwo ahamagaraga ati ohereza ikarito ya veruje, mwibaza niba Imana ikorera mu nzoga bikanyobera. Impamvu mubona babashumba bari muri gereza benshi bagiye bafunzwe barazira ibyaha bibiri: icya mbere bazira kutanyurwa, icya kabiri bakazira ubugugu, gatatu bakazira kwikunda, kane bakazira kutaguma uko Imana yabahamagaye. Rero umuntu witwa mpano y'Imana Tobari we rwose turashimiye ubuyobozi bw'igihugu, dushimiye ubuyobozi buri hasi n'uburi hejuru, dushimiye ubugenzacyaha bwa RIB, cyane cyane dushimira nyakubahwa Dr Murangira Bitsieri ko rwose yabashije kuba yatugerera kuri uyu muntu witwa Tobari impano y'Imana. Mwebwe muri kumwita Tobari impano y'Imana, ariko ubundi mu byo umuvugizi yatangaje yavuze ko uyu muntu yitwa Ngirinshuti
Ezekiel. Ngirinshuti Ezekiel ni umuntu uvuga ngo hoya yageze iyi mihanda ahita yita impano y'Imana Tobari. None uyu munsi bakubise izina rye hanze. Izina rye hanze ryamaze kuhagera, yitwa Ngirinshuti Ezekiel. Ngirinshuti Ezekiel yavugaga ko avuka i Rubavu, ejo akongera ati mvuka Icyangugu. Mbese yararaga ahantu hose abonye. Yarafite amabonso 4 bagendanaga, yarafite umuntu nakita ngo ni brand ambassador w'Imana TV y'Imana, ni chano yitwa ngo Imana y'Imana TV. Brand ambassador w'iyo chano yari umuntu witwa ngo ni Prophet Moses, ahubwo nawe bamukurikirana ati gute, bamubaza impamvu abamama bahamagaraga ari benshi bari kurira n'abakobwa ati ko kuriya muntu watanga impano atese koko ni umwesikoro, undi ati si umwesikoro, ibyo akora bifite ububasha, ku buryo ni kinyamakuru kimwegeze gutangaza avuga ati njyewe atuba mundeba atuwama imbaraga nk'izamano y'Imana ngafasha abantu. Rero no kuvuga ngo uyu Moses yari afite ikintu cyitwa amabanga menshi ya Tobari impano y'Imana. Ku giti cyawe urahamya neza ko Tobari n'uwo Moses nawe umufatanya bikorwa cyane, kuko niba umuntu yamugendaga inyuma ari wakoraga kuri televiziyo yiwe, ari we muntu wari ufite amabanga yiwe, ndetse hari n'amafaranga bamwoherezaga agatanga nimero yiba amwe akanyura kuri momo ye. Urumva so muratazi ibi byo byinshi bakoranaga bya hafi, kuko ngira ngo muze kureba chano yitwa Impano y'Imana TV murasangaho uyu Moses ari we wayikoragaho, kugeza ubwo Moses ubwo yigeze gufata umuntu umwe w'umunyamakuru w'umwofluencer wakoraga ku mihanda, aramubwira ngo aze ahamagare mu kiganiro avuga ko Impano y'Imana yamuhaye 700,000. Muri kumva neza ngo n'ubwesikoro budafite bushingiye. Uyu Impano y'Imana bamufate bamugumane bamukosore bamunyuzaho ikinyafu, kuko ni umuntu navuga ngo kankubwiza ukuri. Ubundi njya nkunda kubwira abantu ngo Imana ishobora kukurwaza ariko inakurwaye. Uyu Tobari Impano y'Imana, Imana yari murwaye. None abanyarwanda baramukiza. Abanyarwanda twarababwiye mwanga kwemera, mwanga kumva, mukomeza tubabwira ati ni gute umuntu yagenda hejuru y'amazi. Yesu niwe wakoze igitangaza. Ni gute umuntu yazura umuntu. Ejo yarasigaye ngo asengera abantu, ngo yarasigaye ngahanura. Ndibaza Tobari Impano y'Imana uriya ntabwo ari Impano y'Imana. Uriya Satani, uriya mutubuzi. Uriya ni umuvakuzimu. Ni umutubuzi. Ariko atubura amafaranga kandi ntabyo atubura. Ase ubundi ari gushinzwa mu byaha abantu twebwe gacu tureba, harimo gukangisha abantu ngo agikuzimu, guhatiriza abakobwa kubaryamanya, kubasambanya ku ngufu. Ase nohe ntabwo yegeze uhura n'Impano y'Imana. Ngendi mu bantu bahuye n'Impano y'Imana. Amafaranga wariye nangahe rero, nangahe wariye amafaranga murwanya nazuriwe. Ni ikiganiro nakoze ku Rugendo TV online ndi kumwe na Sam Gakire mu rugiwe. Ndavuga n'uyu nguyu ni umutubuzi, ni igisambo cyaje kubeshya abanyarwanda no kwesikoroka. Icyo gihe haje gufata igihe Impano y'Imana aranshaka ngo ngwino. Abantu bose bavuze kuri Impano y'Imana bakavumbura ukuri, yagiye abashaka. Noneho njamaze kumushaka yamaye 15,000 byonyine by'amanyarwanda. None se yarabanje ariko ubundi Impano y'Imana oya buretse uyu munsi Impano y'Imana ngo ni umuntu ngo hereza 1,000 akaguha 10,000. Ariko 10 yaheka ari umutubuzi kari umwesikoro n'aba pastor. Oya ngo ngafata amakoma, ikoma nini ikoma riva ku nsina. N'aba pastor Claude barabizi ko ari umutubuzi n'aba Ezekiel, n'abantu nabo batahuye nabo. Abanyamakuru bose bari ku mafaranga y'ubito ngo Impano y'Imana, ariko bakayarya bagira ngo basinzike ibyaha uyu Tobari yagiye gute akora. Ako mwana hari ibintu bavuga ngo abantu baturutse kure. Urani mutoto wa Cyangugu kutoka Nyabitekeri. Urabizi ko ari yaturuka mu Nyabitekeri. Senga we yaturutse ngo baramushyinguye. Nimba baramushyinguye n'umundi yari amaze igihe yigaba ngo nta wamufunga, ngo ntago yakambara ipingu, ngo aryambaye ngo yacire ngo subwambira afunzwe. Reka tubihanga amaso tubirebe. Icyo nabwira abantu, nta uri hejuru y'amategeko, haba mu Rwanda, haba n'abari mu ntara, haba n'abari hanze yarwo. Ikintu dushimira Imana nuko yaduhaye ubuyobozi bwiza, butarya ruswa, butarya imboga, bushyira mu butabera. Nta uri hejuru y'amategeko, waba uri umusitari, waba utari umusitari, waba uri umuntu usanzwe, nturi hejuru y'amategeko. Abantu duce bugufi, umuntu wese uri gukora ibyaha bikora muri showbiz, Imana yampuziye ifatanyije na leta. Niyo mpamvu nabwira abantu ngo nibatuze, abo Tobari yariye bagerageze bagende bajye kuri RIB, batanga ibimenyetso bifatika by'uko yabariye.
byuko abari amafaranga kuko hari ama SMS mwagiye mwohereza, hari amafoto yagiye abasaba, hari ibintu bitandukanye yagiye abasaba. Rero niyo mpamvu nshaka kubwira abantu ngo uyu Tobari ngo nagari Tobari kwanza, uyu nguyu ngo ni Ngirishuti Ezekiel. Uyu Ngirishuti Ezekiel ni umwe mu bantu baguze imodoka, amazu menshi, abo yagiye yambura, abo yibye. Abantu b'Irubavu ndabahamagaye muze mujye kuri RIB mutanga ikirego, n'abantu biwaburiga, n'abantu b'Icyangugu, n'abari muri uyu mujyi. Ubundi uyu mpano y'Imana mu makuru njye mfite biravuga ko yabaga ahantu bita Batsinda yogoshayo, yitwa ngo Fabrice, agira indanga, agira amazina menshi, wagira ngo ni indya biti cyaganisha. Yari n'umukwaferi? Yego, yari n'umushkaferi. Nawe uyu muntu uramustokinga yaraguye mu ki? Yaramemukiye gute se? Ngewe yampaye 13 dukwana ikiganiro, nyuma ndamugani nubwo maye 15 ibyo wakoze uri umutubuzi, nibwo nagiye kumbuga nangira kujya navuga kuri mvuga ko ari igisambo, mvuga ko ni yaguhaye amafaranga ya nyayo. Ayo yamaye ni itike yamaye yo gutega, kandi ashobora no kumanya avuga ati umuntu ukora ko ari umwefluencer usesengura unavuga ibintu byose, reka muhereza amazima simuha ibikwangari. Mu madolari yatangaga yahaye Pastor Korode amadolari ngo niba ari 100 ntago yatashye. Tobari yahemukiye abantu benshi cyane, ariko icyo nabwira abantu nukuri, abantu mureke kwesikoroka, mureke ubwesikoro. Twagiye hari umupasiteri umwe ufunganye n'umudamu we. Oya, buretse utarajya kuri umupasiteri noye biravugwa ko amakuru ari kuri no mihanda ngo si ubwa mbere mpano y'Imana afunzwe, ngo bwa mbere bamufunga ngo baramufunze batamufunguye bamubona hanze. Yego niko bivugwa, ariko noneho ibyo ngibyo ni bya bindi by'ibihuha, ni ibihuha nyine bivuga. Utubwiye ko umupasiteri n'umugore we bari mu rubanza, nabo bari mu maboko y'ubugenzacyaha. Abo ni bande? Ni umuntu witwa Pasiteri Bosco wakiba wa Sarafati, ni Bosco Zerafati ori church, n'umugore we bamwita Jane. Nibo bantu bari kuri iyi mihanda, nabo bari kuvugwa ko bafatanyije kuba baryo umuntu amafaranga, umubare ntabasha kuba namenya. Ariko reka mbwira abapasiteri bari kuri iyi mihanda, mbwira abahanuzi, mbwira abantu biyita abakozi b'Imana, mbwire n'abantu basherageza gushaka kurya utw'abandi bitwaje ijambo ry'Imana, bibisha Bibiliya, bibisha ubuhanuzi. Nukuri Imana irabaziye kandi ije gukira gute gukura urukungu mu masaka. Cyo ni cyambere, ije gukura ibirayi biboze mu bindi birayi. Yego, ije gukura ikibi ikizirye kugitandukanya n'icyiza, kuko muri iyi mihanda Imana dusenga itakwambika ngikugurira imyambaro. N'abantu ko numva bavuga ngo Imana, ukabona umupasiteri afite urusengero, afite inama 100, mu nama afite 100 harimo imwe ifite imodoka, ngo Imana ngo irambwiye ngo kuko ndi umushumba wawe ngo mpereza ngo imodoka ngo nyigendamo ngo izakugirira neza. Iyo ni Imana. Imana yawe bicennye, Imana yawe ari Nyabingi, abari Dagoni, ntabwo abari Imana. Hari n'umupasiteri ngewe nzi negeze kubona ikiganiro cyiwe akuvuga ati jugunye ubukene ngo zananga amafaranga ngo Imana ngigoye ngo Land Cruiser. Ibyo bintu bibaho? Ni gute se Imana yambura umuntu ibintu yamuhaye? Ahubwo se wayigura gute amafaranga bari kuyagutwara? Ngaho tubwire Noel, nawe uri Profeta Noel, ngaho tubwire ati ikintu cyambere gihari navuga kuri icyo kintu, barabashuka. Nta muntu ukuraho umuvumo, ndetse nta n'umuntu ukuraho umugisha Imana yakugeneye. Imana nemera ibintu bibiri, nemera ko hari abantu batatu bakuvuma bigakunda, nemera ko nyoko wakubye yakuvuma, nemera ko igihugu cyakuvuma bikagufata, nemera neza nashidikanya ko n'Imana yakuvuma. Ariko rero abandi bantu bahirya za bura ibira ni ibintu by'ibihuha, nta muntu wakuvuma. Uko umugisha utawucika niko n'umuvumo wakuza utawucika, ariko biterwa n'uwakuvumye uwo ari we. Nese umuntu niyagusengera ufite ikintu cya karande kikakuvaho, nawe Noel utangiye kutubeshya. Erega haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ntabwo abahanuzi bose bapfiriye gushira, ntabwo abahanuzi bose ari abahanuzi b'ibinyoma. Nese mpano y'Imana we ntabwo ari muri ibyo 7,000. Oya, ntabyo arimo. Uraye n'umuvakozi mu izina rya Yesu. Ako cyangwa mufitiye imihari, umubonye wamukubita ingumi. Ngirishuti Ezekiel ntabwo ubu twahinduye, ntabwo akiri impano y'Imana yabaye Ezekiel. Wumvise ndi kuvuga ngo impano y'Imana. Bibiliya ivuga ngo iki? Muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 haravuga ngo hahirwa wihanganira imugerageza akageza imeruka, kuko namara kwemerwa azambika ikamba ry'ubugingo iry'Imana asezeranyije abayikunda. Rero niyo mpamvu ushaka kukubwira ngo Bibiliya ivuga ngo uwera nagume yere, uwanduye gume yandure.
nkabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye bikuri imbere utabasha kwikuriraho. Abantu baze gutabaza Imana batinda batereta abantu aho kugira ngo batinde batereta Imana. Hari benshi baterese impano y'Imana. ase ubundi Imana kugira igukorere iki? Imana bakuje isoni arabibara besikuruka arabambura. Oyo ubundi ni gute Imana yagusaba amafaranga kugira igukorere iki? Imana yagusaba amafaranga ubwo Imana iduha amafaranga, Imana iduha umugisha. Nese ubundi Imana nta kintu itakikorera. Bibira ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana mu byarimye kuri isi na bitara rimwe nawe. Ijambo rivuga ngo iki? Isi nibiyuzuye nibyo Uwiteka Imana yacu. ase Noye wowe utatubeshye ubayeho gute kusengera abantu? Nawe uri Profeta Noel, wowe usengera abantu ubayeho gute? Njye uko mbayeho, njye mbayeho ko Imana ibishaka. None se we n'abantu ujya usaba amafaranga ukabasengera? Uhari naza telekomete nta muntu numwe nari nabwira ngo mpa amafaranga, nta muntu numwe nari nabwira ngo Imana iramye ngo mpereze ibi ngibi, ahubwo abantu b'iki gihe mwizerera mukasa mutwe nk'amano y'Imana n'abandi ba feke nyine muzajya mubona ibyo ngibyo. So Noye tugana ku musozo, ngira ubutumwa bukomeye cyane ugenera amano y'Imana. Ubutumwa bwa mbere nuko agomba kwemera ibyaha bye akabihanirwa akabisabira imbabazi. Ikindi akemera kubaho nk'abandi bantu akareka kwigira Yesu akakwigira umuntu ukomeye. Hagati aho ngaho reka mbanze suhuza umukire wanjye uri mu isoko hari ajyanye Rugenge bamwita Innocent muri Prime Limited. Ni umufotogarafi mwiza cyane ufotora neza, ni ujye umfotora. Umukeneye wamuhamagara kuri 0783 yitwa Innocent. Umuhamagare ufite ubukwe, ufite anniversaire, ufite umurenge, ufite urukiko, uyu niwe muntu wagufotora neza cyane bikagira neza. Siporo ni nawe wafotoye Jackie, niwe uri gufotora Jackie muri bihe by'ubukwe bwiwe. Imana ikomereze bahereze umugisha, ndabakunda cyane. So muramubona bamwita Noheli, Profeta Noheli ari iyi mihanda niho tumukuye. Twari turi kwizamukira turahura avuga ati warahanuye, turabyibuka ko yahanuye, avuga ati wowe ibyo uri gukora uzajya muri gereza. Ikindi bari gucura urubanza Jackie bavuga ngo Jackie ngo ntabwo ngo yashaka, ngo Jackie ngo yanga, buri muntu agira hahise, ngo yanyuze mu buzima bubi, ngo yakoze ibibi byinshi. Jackie niba mureka Imana ikore isohoze icavuganye nawe, Imana ikora ibitangaza kuko ijambo riravuga ngo ninge nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe uzajya kwa data atari njye umujyanye. Imana ibahereze umugisha abakunzi b'urugendo. Ese Noye uzanye Jackie? Nari muzanye. Jackie mukuzaneho? Nari muzanye. Jackie ubwe yaravuze ati mumvaneho amagambo, njyewe nari iyi nyama nzihahiye iwacu bro, twaryaga rimwe nanya ari no kurirora akaza ku kantu ako ndakazi. Ese inyama yazikuye? Nge nzi ko nta hantu hari ikintu Jackie akora. Uzi ikintu Jackie akora? Ibyo akora simbizi, ariko Yesu bamuzaniye indaya yari yasambanye. Wabyumvishe neza? Baravuga ngo nibamuti bayitera amabuye. Yesu aravuga ngo utarakora icyaha cy'ubusambanyi namutera ibuye. Niyo mpamvu ushaka kubwira abantu ngo nibamureke aho yaratuye se yagituye, aho bamuboneraga habi Imana yarahamwimuye. Nibareke yiyubakire abyara abahungu n'abakobwa, Imana imugirire neza. Ari n'undi musore nawe duherutse gukoresha avuga ngo nyene ari umutinganyi ariko ndabiretse. Kayusi niyihannye, uraba mwita Kayusi yarihannye. Ariko Jackie we narihana. Ubundi se Jackie uretse kuba abantu bavuga ngo ni indaya, hari umuntu uzi indaya, hari umuntu ari wavuga ati ngiye Jackie twarararanye na indaya gute mutararyamanye. Hano umuntu uramugura ngo abitubwiye. Ko ari byo mba nibaza. Izi nda zacu dushore nizo ndaya zituma dufungwa zigatuma dukora ibyaha, nizo ndaya naho ubundi biri mu byihoro. Se mwana irasi prank koko? Prank imezite? Rero kuvuga ngo Jackie ngo bamuteriye ngo oya bamutereye ivano bita Dekeza. Wari nawe Babinovi abantu bose bari bahari, abanyamakuru bari bahari. Wese kutagiye ngo utubwe nawe amakuru nayo imihanda. Nzi burugendo munyitegure, nziye kuzana indirimbo nshyashya yitwa Ihumure. Indirimbo nakoreye muri studio yitwa Simple Studio. Uzabivuga kuri Jackie? Uzabikora kuri Jackie? Ni indirimbo nziza cyane y'Ihumure. Itange ihumure ku bantu bahungabanyijwe. Nahize ki? Abantu bahungabanyijwe na ngira inshuti mwese. Iyi ndirimbo izabashimishije ibahumurize, yongere ibagarure mu cyizere, ibagarure mu ibyiringiro. Awe se tukiri kuri Jackie gatowe. Wowe Jackie wamugira umugore? Nje kubera iki se natamumugira? Atwaye iki? Si ikimuga, nta cyabaye, ntiyavunitse, nta kibazo afite, ntamugira umugore. Nero uriya mugabo yirobeye ifi nawe wumvaga bari kuzirobera. Njyewe Profeta Noheli ngiye mfite uko mbayeho. Cyangwa nawe uriya ni crush wa. Buri muntu agira uko Imana yamupangiye. Buri muntu agira uko Imana yamupangiye. Erega reka mbabwize ukuri, Imana nitabara umuntu wayo nimukanungunuke ngo muzamura amazuru. Imuvanye aho yavanye Sara. None aho yavanye nde? Sara. Sara, Aburahamu, bantu benshi cyane Imana yamutabaye. Ahubwo abantu bankunze bo ku rugendo barumva na Sara bangurira kaji 0780529080.
Imana ibahumugisha je ntabwo nzigera mbabwira ngo mu amaturo sindi pastor sinsengeye ubwo we nusabye icya 10 cy'amakuru bahaye ni icya 10 cy'amakuru no si icya 10 mu rusengero ni cye ngurira kajuye amashaka gutanga amano y'Imana abantu bari kubwara abatuburiye nabo baratangaga icya 10 oya Mana y'Imana se ko rusengero yagiraga yiri gisambo cy'ingufu cy'ubwenge we yibiraga mu magambo so muramubona rero bamwita Prophet Noel reka tumushimire cyane iyi ni Urugendo Online TV of course ndacyari MC Bogari ibiganiro byo ni breaking news urabizi twe nta bindi bintu dutanga abari breaking news stay tuned ibiganiro byacu byose aho uri nibikagucike kuko nibyo biganiro bikugezaho amakuru ajya atandukanye reka dushimire Noel namwe mbashimire cyane stay tuned we love you.